Yesu ashimwe. Nitwa Etienne Mutabazi, ni umuyobozi wa CPURC Rukara Campus. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Nyiringabo Imana, tugushimiye yuko wabanye natwe mu minsi yose yatambutse, kandi tugushimiye uburyo udahwema kutugaragariza urukundo rwawe. Turakwinginze ngo nubane natwe muri uyu mwanya, kandi ijambo ryawe nirigire umumaro. Urakoze yuko ugiye kuba mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 12. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 39. Haranditse ngo, kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Reka dusubiremo. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Reka munyemere twongere dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice byaho ni 16. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 13 wonyine. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo mwikomeze. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo mwikomeze. Imana nitugirire neza. Tumaze gusoma aya magambo, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana numva Imana yashyize ku mutima wanjye, aho tugiye kurebera hamwe ijambo rivuga ngo ni gute nakirinda umujura w'umuhanga. Ngo turareba bundi umujura ni iki? Ese uyu mujura w'umuhanga we ninde? Bundi tuze kureba ni gute nakirinda uyu mujura w'umuhanga. Ese uyu mujura w'umuhanga ubundi akora iki? Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo abantu benshi uwo waha umwanya ashobora kukubwira uburyo ububi bw'umujura, akakwereka ibyo yamukoreye, akakwereka byinshi bitandukanye, nk'uko n'ijambo ribitubwira ngo nta kindi kizana umujura usibye kwiba no kwica no kurimbura. Ni ukuvuga ngo nta cyiza cy'umujura usibye ibyo bikorwa bibi, nibyo bizana umujura. None tugiye kurebera hamwe, ubundi hari umujura ariko hakaba na bosi w'abo bajura, ari we mujura twise umujura w'umuhanga. Ese uyu mujura w'umuhanga ninde? Ni ukuvuga ngo abandi bajura basanzwe bafite bosi wabo, abatera za rokare, abiba mu mazu, abakora ibintu byinshi bitandukanye, abateka umutwe, mbega abo ngabo nabo bafite bosi wabo, ari we twabonye ko ari Sekibi, umujura w'umuhanga. Ni ukuvuga ngo abandi bo bafite ubushobozi bwo kwiba, bakiba ibintu by'umuntu, umuntu akaba yari yigereye ku bintu, aba bajura bakaza bakabitwara, bakamutwara ibyo yari afite byose. Ariko hari ubundi bushobozi badafite, bufitwe na bosi wabo, ari we Sekibi. Uyu nguyu niwe mujura w'umuhanga. Noneho twihuse, uyu mujura w'umuhanga afite amayeri menshi, afite uburyo bwinshi bwo kwiyoberanya kugira ngo agere ku ntego ze, kugira ngo agire ibintu yakora, kandi akiba n'abantu bari bagaragara nk'abafatikaga. Ni ukuvuga ngo ni umujura w'umuhanga.
hari ikintu cya mbere kiranguye umujura w'umuhanga, ntagahita aza ngahita gutungura ngo avuge ngo ubu noneho ndakwibye, ahubwo hari ukuntu abitwaza gake gake kugira ngo agushyikire. ni ukuvuga ngo uyu mujura w'umuhanga afite ubundi buryo aza akegera umuntu, kuko uyu mujura w'umuhanga yiba umuririmbyi akaguma muri korari. ni ukuvuga ngo umuririmbyi akaguma muri korari aririmba, ariko uyu mujura yaramwibye. ni umujura w'umuhanga, kuko uyu mujura impamvu tuvuga ngo ni umuhanga, yiba ubugingo, nta kindi nk'uko n'ubundi ijambo ry'Imana ribitubwira, kizana umujura usibye kwica no kurimbura, nta bindi bintu bimuzana. uyu mujura w'umuhanga rero afite ubuhanga bwo kwiba umuririmbyi, akamwiba, agakomeza akaririmba, umubwirizabutumwa, umunyamasengesho, mbega akamwiba, ariko akaguma muri uwo mwanya, ariko yaramajije kumwiba ikintu cyitwa ubugingo. ni umujura w'umuhanga. ariko Imana iduha imbaraga zo kunesha, zo kumurwanya, kuko ijambo ryarambwiye ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. noneho twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byo bya 12 duhere ku murongo waho wa 39. hatubwiye ngo kandi mumenye ibi, yuko nyirinzu iyaba yamenye igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. ni ukuvuga ngo uyu mujura w'umuhanga we ashakisha uburyo bwose yatuma umuntu ataba maso, uburyo bwose umuntu yarangara kugira ngo abone ukuntu amushyikira. aho niho yuririra. kandi impamvu twavuze ko ari umujura w'umuhanga, we ntago yiba ibindi, ahubwo yiba ubugingo. kandi mu kwiba ubugingo akareka umuntu agakomeza agakora imirimo yose, ariko yaramwibye ubugingo. ariko ijambo riratubwiye ngo wabaye maso, nyirinzu abaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. ntiyakunze ko inzu ye icukurwa. noneho uyu nguyu ntago ari ibintu aza ngahita ahutiraho, ahubwo abitwaza gake gake, kuko afite ubwenge bwinshi. uwakundaga gusenga, inzira zose yabikoragamo, akaba hari abantu babanaga, arabanza babandi babanaga bakaba bavuyeho, ubwo wa muntu agasigara wenyine. umujura w'umuhanga akaba yatangiye kwinjira. umuntu akamara iminsi adasenze, umuntu akamara iminsi ataganiriye n'Imana, imbaraga zigashira, umuntu agatinyuka ibyo yatinyaga, ibyaha bikinjira, wa mujura akaba yamajije kumwiba, kandi agasigara ahagaze. ariko ni gute nabasha kurwanya uyu mujura w'umuhanga? ariko Yesu aravuga ngo namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. ni ukuvuga ngo ahangaha naho yamajije kukwiba, bivuze ko muri icyo gihe Yesu nabwo yaza, kandi waramaze kwibwa. Imana nidufashe. ni gute narwanya uyu mujura w'umuhanga? hari ibintu byagufasha kuba maso, ukabasha kurwanya uyu mujura. icya mbere ni ukuba maso.
nk'uko n'ubundi twabisomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorino, akababwira ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. hari ukuba maso, warangiza ugakomerera mu byo wizeye, ukaba umugabo, ntuhinduke. Umugabo ntagahindurwa n'ibihe. Umugabo ahubwo agomba kugera ku ntego z'ibyo yiyemeje. Uwo niwe Imana yemera ko ari umugabo, ni uwubaha amategeko yayo, ni uwugendera mu nzira ishaka. Arababwira ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye. Abantu benshi bamaje gucika intege, ibyo bizeye birimo biragenda bibakamukamo, ibyo bari barakiriye birimo biragenda bishira, ariko nta yindi mpamvu ituma bishira, ni umujura w'umuhanga wamajije kubageraho, ari we Sekibi. Uyu nguyu twabonye ko ari umujura w'umuhanga, kuko we mu kwiba kwe bitandukanye n'uko abandi bajura abereye bose biba. We yiba ubugingo, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye. Aha niho intwari iri yo kurwanya uyu mujura, nta handi intwari iri, ni ukuba maso. Gafata ibihe byo kwinginga Imana, ukabana n'Imana, ukaganira n'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice byaho 6, tugasoma duhereye ku murongo waho ni uwa 11. Abefeso ibice byaho 6 tugasoma duhereye ku murongo waho ni uwa 11. Dusanga ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yesu ashimwe. Ni gute nabasha gutsinda ubu buriganya bwa Satani? Ni gute nabasha guhangana n'uyu mujura w'umuhanga wiba akiba ubugingo? Ni gute? Harimo no kwambara intwaro zose z'Imana. Harimo kwambara intwaro zose z'Imana ugahagarara udatsinzwe n'ubu buriganya. Harimo kubana n'Imana. Harimo kongera ibihe byo gusenga. Harimo gushakisha uburyo waganira n'Imana, kwirinda ibyaha, kugira umutima ukangutse uzinutswe ibyaha. Benshi bamajije kuyoba inzira, bamajije gutinyuka ibyo batinyaga. Ariko menya ko iyo bimeze gutyo ni umujura w'umuhanga wakugezeho. Ariko nta kindi kizana umujura usibye kwica no kurimbura ndetse no gusenya ibyari byubatswe. Ariko Imana ishaka ko tuba maso, tukarindira, tukambara intwaro zose zayo. Ubwo nibwo tubasha guhagarara tudatsinzwe n'ubu buriganya, kandi Imana ikabana natwe. Twabonye ko uyu mujura we mu kwiba kwe bitandukanye nuko abandi bajura biba. Warakwiba ugasigara uhagaze, arakwiba ugakomeza imirimo, arakwiba ugakomeza ugacuranga, arakwiba ugakomeza ugasenga. Ariko yaramajije kukwiba. Ariko mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko Imana ishaka ko duhagarara tudatsinzwe. Tugiye gusenga Imana. Ese ntago uyu mujura yakugezeho?
uyu mujura ntago yakugezeho. Ongera wisuzume, nusanga yarakugezeho, nusanga yarakwibye, wongere ubwire Yesu, umubwire uti nguhungiyeho, wongere ungirire imbabazi kandi wongere unsubize ibyanjye Satani yanyaze. Nawe yiteguye kukugirira neza kandi yiteguye kongera kukwambika imbaraga no kubana nawe. Nubwo ibihe bihindutse, ariko Imana yo ntago ijya ihinduka. Nubwo abantu bahinduka, ariko yo niyo kwizerwa. Imana ishaka ko twongera tukabana nayo, ukabasha kwambara imbaraga zigushoboza guhangana n'uburiganya bwa Satani. Turagushimye Nyiringabo Imana, tugushimiye kubwira ijambo. Ngaho reka iri jambo ryawe ribashe kugira umumaro mu mitima y'abaryumvishe bose. Fasha buri muntu wese kandi kugira neza kwawe. Turabizi neza yuko uri Imana ijya ibasha kuneshereza abantu bayo. Ngaho ganza mbaraga z'Umwuka Wera zidushoboza gutsinda uburiganya bwose bwa Satani, nk'uko tuburebeye hamwe uyu mujura uburyo yiba kandi akiba ibintu bikomeye ari byo bugingo. Dushoboze kwambara imbaraga rero kugira ngo tubashe guhangana n'uyu muriganya Satani. Urakoze yuko ubaye mu ruhande rwacu. Ijambo ryawe n'uryagure mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Nimugire amahoro ya Kristo.